nishimwe ndabaramukije aho muri hatandukanye. Turi kuwa gatatu ni itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Imana ishimwe. Hanyuma umunsi ku munsi wacu wa 364 wa commanding your day, turabura umunsi umwe kugira ngo turangize umwaka wacu. Hanyuma turashimira Imana, dushimira na buri wese wabanye natwe. Rero Imana ishimwe. Hanyuma ku munsi w'ejo kwa kane azaba ari umunsi wa nyuma wo kurangiza umwaka wacu. Rero turashimira Imana ko mwabanye natwe mu mwaka wose. Hanyuma rero kadusome hano uyu munsi tusoma muri Zaburi ni ibice 104 umurongo wa 10 n'uwa 11. Birambwira ngo yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi, inyobwa n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, imparage nazo zishira inyota. Amen, haleluya. Ngaya magambo tugomba gusengera muri cyo gitondo cyo kuwa gatatu. Birambwiye ngo Uwiteka yohereza amasoko yiwe mu bikombe, hanyuma imigezi itemba hagati y'imisozi. Kamubwire imigezi y'umugisha, imigezi yo kugira ngo Uwiteka kugeze ku byo ushaka arabikuzaniye. Reka nkubwire birashoboka ko wabaye mu gihe gikakaye, igihe cyumye, ariko Uwiteka arakubwiye muri kino gitondo, arakubyukije, araguhagurukiye, aje kugira neza mu izina rya Yesu. Muvandimwe, mukobwa, muhungu, ubyuka ngira isengesho mpuzaniye. Uwiteka akugire neza. Arakubwiye kandi ngo imigezi y'Uwiteka inyowe n'inyamaswa, hanyuma zose zo mu ishyamba zirahaga, yewe ndetse n'imparage nazo ziranyoterwa, inyota zari bitirashira kubera ko Uwiteka abagiriye neza. Kamubwire uwaye umugisha wo kugira ngo Uwiteka ahaze benshi mu izina rya Yesu. Muri kino gitondo cyo kuwa gatatu aho ujya, Uwiteka ari kumwe nawe. Ubyuka, ugenda, uvuga ibyo ubwawe byose, Uwiteka ajyanye nawe, ayoboye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Tubisenze kandi tubyizeye. Amen. Imana ikugirire neza, hanyuma umunsi wawe urarinzwe. Amen.